none se ufite irari man oya ahubwo ntago ari ibari ry'umugore rero Kabera afite umukobwa wize icyongereza aravuga igiswahili igifaransa ntari matavuga none se umukobwa wize muhuriye ko umukobwa Kabera yarize kumbwira ngo yarize rero teregeze wiga wagarukiye mu wa gatatu none se ugiye kunyiharaho ko basi muri kwiga kana uri umucantege ye kugira mbwire nk'inshuti yanjye urabizi dorukana kera nimba nje kubwira inkuru nziza ubugomba kunyuma umukobwa Kabera turakunda reka nkumve ejo bundi kwa mbere kwa kabiri twajyanye ku isoko nyine ise nyine yaramwohereje nyine ngazara amafuko nyine nge mukarani wino maya nubwo nyine uwo bwarakunze ubuzima ariko ngiye bwaranze nge mukarani wino agiye ngiye kumureba ibintu nyine kuri stock aho ngaho pakura amakazi no kumuzanira ibintu njyana n'umukobwa wiwe umukobwa Kabera se uye wa Kabera ujya papa atagiye yemera ko avuga n'undi musore niwe mwajyanye ko harajyanye ise nyine aramutumye ngo ngene baterure nyine imizigo ngiye banyishyura ariko hari umutwaje imizigo cyari ugiye kwireba nyine ngiye kuranye bakwaze nyishitse kwaje aho ndabyemeye noneho turajyana ari kumwe n'akakana kabo gatonya bitate umukobwa rero yansabye nabwo ati se kuri mwiza wanyimpera umwanya yansomye ko twahura ubu ngubu nemvuze ati ngiye guta ngenda nihute ikibazo manya none nta kantu ko kwambara mfite niko se muhu ubaye nk'abasore b'iki gihe bagiye kuza birarira se oya ngiye se ukwirarira umukobwa wa Kabera yagusabye umwanya ko muvugana yansabye nyine nawe umusabye aranyemera ambwira ngo nzamushake yarakwemereye kwavuga nawe tugomba guhurira kwa Kabera umuntu ushinzwe ndetse ni na nyirayo iriya ntuze iraburarirwa iri hariya icuruza amayoga akomeye niwe wakwemereye ko muzahura ubwe umukobwa we yarabinyemereye n'ubu ngubu ayambwira ngo tujya guhurira ahubwo mana nta kenda ko kujyana mfite mana ariko banza umbwire mana ngiye sago ndabyemera ni byose byanyabyo wowe kamubwiye sibyo ariko nyine ahubwo wowe suze kuneka ndabizi nayo ndakuzi tukiga ku ishuri nuko njyanaga kwe mu gatatu ariko ndakuzi ariko nyine urabyumva ura mukobwa ni mwiza cyane ntawe utamwifuza ariko ntago naguyemukira wowe gizirari ntago naguyemukira inshuti yanjye ubu ngubu ntahandi ngiye kujya ubu ngiye kugenda ngiye guhura nawe ahubwo ubu ngubu nanatinze nta n'isaha kibazo mfite agatelefone kacu twakugakoresha turi babiri njye na mama wanjye twagataye mu mazi tablo ntibona ariko nimba nagasigaye iyo umuhamagaye yo nyine Kabera mpamaganye gutorura imizigo nyine kwako niyo nimero nyine igimpamagara uransigaye nzaye n'abakire none nange nimba umukire nzabwira mukobwa wiwe ansabira akazi muri Labraigwa yase nanjye nkore murombo n'amafaranga buninza n'umukobwa wiwe umva kandi basore b'iki gihe ubonye umukobwa aragukunze none ugiye no kurushya se mw'abasore b'iki gihe mwaje mureka ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo umva ikibazo mfite ndetse araguha akazi utarize ikibazo nanone Kabera akoresha abantu bize ariko nabamo n'umukrani cyangwa nkabamo umuntu ukoramo amasuku hajya bize babita gutera hajya abakirina naba n'umukirina nyine kuko nyine hari akora amabize yumvishe kuvuga kirina yatavuga ngo naye narize ariko aruzi ko n'abantu bakora amasuku Kabera ku rwego agezeho nabo basigaye bafite diplome none ngo wowe ngo nampama akazi cyangwa se wenda Imana nayo inzira ariko hagiye Imana izaca iteka nanjye nkora amafaranga no nkagira ngo azamukoge nkamukwa nka miliyoni nk'ebyiri none nabaye umukire kandi bizaba uko ngiye na murumuna wanjye n'ubundi cyangwa se ndababyeyi bacu bakazagaruka kuko papa yaragiye mama naragenda ntago tuzi n'igihe bagendeye twisanze gucyo gusa mani komera sibyo komera ndabizi neza urabizi ko ni inshuti yawe gusa nyine ntago nakwizeza ko ngo iwanyu ngo bazagaruka ngo bazanye amafaranga sibyo ariko kuva umukobwa yaragukunze urukundo nirwe rwa mbere pe ndabizi neza muzabana kandi muzakira kandi iwabo nubwo Kabera bura ndamuzi wa mugabo ntuzamumenyere kandi uzatuma amenya ko ari ukunda n'umukobwa urukundo rutarakara cyane ndabizi neza ntago azakora icyo cyo ugitekerezaho icyo nacyo kibazo nyene uko nyemba mfite ubwa koko ni umukire nibwo gwamba mfite nyine reka mubwire nanjye kubwira iby'agakweto yambara ariko reka tubire iki ahubwo reka nyine mani urabona wa mukobwa atancika ndakubona none se bundi waravuze ko nta nagashati ufite ariko akana ko mamangure nta nubwo kagukwira wajyana mani ijye gushaka uburyo bigenze nyine Matisi watwigishaga na yararenze imeze gute teta bite
nyine ni inshuti yanjye bamwita Benson. Teta nawe bari kwita Teta. Iyi niyo Teta. Uri murumuna w'uyu mukobwa se? Yego. Okay. Iyi niyo nakubwiraga ahubwo uriya nta kuntu wowe waba ugiye nta niko nyine uyu mukobwa nakubwiraga. Aha reka mbe nigendeye mwana. Uyu nguyu aragiye. Reka ngende. Nyine nari nagutegereje. Nyagiye nkubwira ikintu maze iminsi nyine nshaka kukubwira. Ndacyagiye nyine warambwiye ati nzaguhe yatujyanye ku isoko. Nyagiye nkubwiye ko ngukunda. Mwana kagiye. Sumba zagiye. Ni ahubwo twakicara abone tukavugana. Nabi. Urabona nyine n'ingufu yabishize cyane siye. Ni yaje umwana wa nyine yahitaga agenda. Gusa nyine tugenda ndabikunda ndi kubona yahise abikunda. Urebye ngiye kamubwiza ukuri ukuntu mukunda sinabona 100% nk'uko abandi babivuga ngiye gukunda n'120%, kandi bisereye ndagukunda. Ahubwo ikibazo mfite nyine urabona twari tuba mu buzima bubi, ababyeyi bacu baragiye batubwiye ko bagiye gushaka amafaranga, ntabwo bagarutse kuko mama yagiye ku wa mbere papa agenda ku wa kabiri, mbona na murumuna wanjye wenda igihe kimwe uzadusure nyine warebe, ariko nyine ntabwo ndi umukire kuko uranabizi ko uza guterura imizigo hariya. Abanyine no kujyamo amafaranga ndere murumuna wanjye mbere ko nyine twazakora, ariko nyine Imana ni iteka tuzaba abakire nyine. Ariko ndagukunda njye nifuza ko wenda twakundana nubwo ababyeyi batabyemeye. Ahubwo icyo ubona bwa mbere nakubonye njye nyine nagaruke mu wa gatatu, nakubonye ku ishuri bwa mbere barambwira ati uriya mwana wo kwa Kabera, byambwira ati uriya ise ni umukire ntabwo bavugana nawe. Ariko si ubundi kuba papa ari umukire we bisobanuye ko tutakundana? Ntabwo bisaba ko tutakundana kuko urundi rukundo ntawamenya rubyarusha. Ariko nakubonye umutima urahenda, wenda reka mbivuge gutya, nakubonye umutima urahenda, nkunda kubona buri gihe wongera nyine n'uwo nza mu maso gusa. Yose ko natangiye no gutekereza ko Imana itari arimo na tendense nuko mwari bisereye pe, bisereye Imana idarimo na tendense. Ahubwo se nyine twe turabatsinda, wazagiye wenda ukabwira nyine n'iwanyu ko dukundana, wenda ukareba uburyo wafata cyangwa byitwara. Ntari.